tugiye kubereka isomo rishyashya ryo kuri kategori F. Uyu mutica ubimenyereye kwigisha ino kategori. Uko nabibabwiye ntabwo wemerewe kurenga rwa rubibi rwawe. Ambriyage ni iyihe? Ambriyage ni iyi ngiyi. Kigira vitensi zingahe? Kigira vitensi enye na rivansi ya gatanu, ariko umunyeshuri yemerewe gukoresha vitensi ya mbere na rivansi byonyine. Usanga yaka ukanayisiga yaka. Ukanayisiga yaka. Byo kuzimya ntabwo biba bikureba. Ibintu bitatu umuntu ashaka gukora kuba atsinze. Ibintu bitatu noneho umuntu yakora akabona kategori ya F mu buryo bwo guhinga kandi byoroshye akabikora neza. Ukigera mu mashini ikintu cya mbere ukora ugomba kubanza kureba inyuma ukibuka kuzamura amasuka yawe mbere y'uko utangira kuri rwa rubibi nakweretse. Ukareba inyuma ukareba ko yasuka yawe ya gatatu yageze muri rwa rubibi rwawe. Yahagera ukahagarara ukamanura amasuka yawe ukaza uri guhinga. Nanone ukagera kuri rwa rubibi nakweretse urimo basorezaho. Ukibuka yuko niba uhageze ugomba guhagarara ukoroshya ku masuka. Ugakura isuka ya mbere ikagera mu murongo ugahagarara, ugakura iya kabiri ikagera mu murongo ugahagarara, ugahita uzamura amasuka yose. Wamara kuzamura amasuka yose yenda umaze guhinga isuka ya mbere, usubirayo nanone ukagenda ugahinga isuka ya kabiri isoza ikizamini. Ukabikora nk'ibya mbere nk'uko nabikubwiye. Wasoza kubikora byose ukibuka yuko amasuka ugomba kuyasiga hasi. Umunsi tugiye kubereka isomo rishyashya ryo kuri kategori F. Uyu mutica ubimenyereye kwigisha ino kategori agiye kutwereka ibyo umuntu ashobora gukoresha kuri ino kategori ya F ku buryo umuntu ashobora gutsinda ikizami mu buryo bworoshye. Abantu bamenyereye gukoresha forklift mu buryo bwo guterura, ariko n'ikizami cya F mu buryo bwo guhinga kirashoboka. Nk'uko mwarimu mugenzi wanjye abivuze, aba ari urubibi umunyeshuri aheraho ahinga, akaza arimo arahinga agakomeza akaza ahinga. Urundi rwo hirya narwo ni urubibi uba utemerewe guhinga. Wowe wemerewe guhinga hagati y'ino mirongo ibiri. Aba ari urubibi rwawe uba utagomba kurenga. Ikizamini kigizwe no guhinga amasuka abiri. Ubwo kuva hariya kugera ahangaha ni isuka ya mbere. Ni isuka ya mbere inshuro imwe. Iyo uhageze uzamura amenyo ugakata, ukagenda ukongera nanone ukajya guhera ku rubibi rwawe rwo hirya, ukaza indi suka ya kabiri. Nuvuga ngo uza rimwe ugahinga isuka imwe ikagera hariya ukayikuramo ukazenguruka ukongera ugatangira ugahinga indi suka ya kabiri ukabasoje ikizamini. Tusoza ikizamini. Okay. Ubwo tugiye ku mashine tugiye kureba uburyo ibyo bintu babikora. Ni iyi ngiyi. Ni umuriro. Ambriyage ni iyihe? Ambriyage ni iyi ngiyi. Kigira vitensi zingahe? Kigira vitensi enye na rivansi ya gatanu, ariko umunyeshuri yemerewe gukoresha vitensi ya mbere na rivansi byonyine. Ubwo ikimanura amasuka kikanazamura amasuka ni ikihe? Amasuka akoreshwa n'izirovi ebyiri. Kuyazamura ubanza kuzamura kano gatoya, amenya akajya hejuru, ugakurikizaho iyi ngiyi amasuka yose akajya hejuru. N'amasuka kuyamanura ukabanza n'ubundi kano gatoya, ugakurikizaho iyi nini. Ubwo amasuka ubayamanuye? Amasuka yose abamanuye. Iki ngiki kivuga iki? Aka ngaka ntabwo umunyeshuri agakoresha. Okay. Ibyo nkweretse n'ibyo umunyeshuri akoresha gusa. Ubwo twatangira noneho tukareba uburyo kino kizami bagikoramo. Ubwo tweretse ibikoresho by'ibanze mu buryo bwo gukora iyi kategori ya F. Iyi ngiyi watubwiye ko ari feri, iriya hariya hariho ambriyage, hakaba n'umuriro. Iyi ngiyi ni rovi ya vitensi. Umunyeshuri tusobanuye ko akoresha vitensi ya mbere na rivansi gusa, ariko ubundi buzima busanzwe ifite vitensi enye zishobora gutwara no mu muhanda mu gihe ugiye kure guhinga ahantu kure. Iyi ngiyi akaba ari roviye izamura amasuka ikanayamanura. Okay. Ubwo twatangira noneho tukareba uburyo bahingamo nyine bakora ino kategori. Ubundi umunyeshuri ugiye gukorera ino gukoresha iyi kategori ya F, ashaka kategori ya F ayisanga yaka akanayisiga yaka. Ubwo wayatsa tugatangira tukareba ukuntu bakoramo kino kizami. Ukazamura amasuka ukareba ko ugafata ambriyage ugashyiramo vitensi ya mbere, ubundi ukarekura ambriyage imashini ikagenda. Ubwo nabibabwiye aba ari urubibi rwawe uba ugomba guheraho. Ubara amasuka ugateramo isuka ya gatatu, ubara uhereye imbere. Isuka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu akaba ari itera muri rwa rubibi rwawe. Wabona yahageze ukamanura amasuka yawe.
ubundi ukareba imbere ukagorora amapine ukagenda uri guhinga. Iyo ugeze ahangaha nk'uko nabibabwiye ntabwo uba wemewe kuri wenga imbibi zawe. Ugeze ahangaha urahagarara ukoroshyaho ku masuka, wamara koroshya ku masuka ukigira imbere, isuka ya mbere yagera mu murongo ugahagarara, ukazamuraho nanone iya kabiri nayo ikajya hejuru, isuka ya kabiri yagera mu murongo ugahagarara, yagera mu murongo ya kabiri ugahagarara, ugahita uzamura amasuka yose, ugahita ukata imashini ukajya guhinga isuka ya kabiri isoza ikizamini. Nk'uko nabibabwiye ikizamini kigizwe n'amasuka abiri. Nabonye ko twahinze isuka ya mbere, tugiye guhinga iyindi suka ya kabiri. Ukibuka gukurikiza bya bimenyetso nakweretse ko ugomba guhera mu rubibi rwawe. Wagera mu rubibi rwawe ya suka ya gatatu ibigezemo ugahagarara, ukamanura amasuka, ukagorora, ubundi ukagenda uri guhinga. Nabibabwiye ntabwo uba wemerewe kurenga rwa rubibi rwawe rw'ahangaha imbere. Iyo uhageze woroshya ku masuka ukigira imbere, isuka ya mbere yagera mu murongo ugahagarara, ukazamura iya kabiri nayo ikaza ikagera mu murongo ugahagarara, ugahita uzamura amasuka yose, ugahita wigira imbere ugasoza ikizamini. Gusoza ikizamini nk'uko twatangiye ikizamini cyacu twasanze amasuka ari hasi, n'ubundi iyo ushoje gukora ikizamini umanura amasuka, warangiza ugakuramo vitensi ugahita wisohokera. Hano usoje ikizamini cyose cya F kuri kategori F ni ibisabwa gukora, uhinga isuka imwe ugagaruka ya kabiri ukaba usoje ikizamini. Ikizamini kikaba kirarangiye. Imashini nk'uko nabikweretse uyisanga yaka ukanayisiga yaka. Ikizamini ukanayisiga yaka. Ibyo kuzimya ntabwo biba bikureba. Nta bintu byo kuzamura feri mu cyangwa watubwira ibintu nka bitatu bikunda gutsinda abantu kuri no kategori ya F mu buryo bwo guhinga. Uko nabikubwiye iyo ugiye gutangira ikizamini ugomba kwibuka kureba inyuma ukazamura aramenyo mbere yo gushyiramo vitensi amasuka. Ukabanza ukazamura amasuka, wamara kuzamura amasuka ugashyiramo vitensi ya mbere ukajya guhera kuri rwa rubibi rwawe nakweretse. Noneho niyo ushoje guhinga amasuka yawe abiri uba ugomba kwibuka kuyasiga hasi. Iyo yasize hejuru uba utsinze. Niyo ugiye gutangira ikizamini ukibagirwa kuyazamura nabwo uba utsinze. Iyo urenze uno murongo wawe urubibi rwawe, hari ukuntu umuntu ashobora kujya gutangira ikizamini kubera ko amasuka ariyo feri amaba ari hasi agahita atangira kugenda atayazamura, vitensi akagenda atayazamura, aho ngaho uba utsinze. Icya kabiri nanone iyo urenze rwa rubibi rwawe nabwo uba utaratangira amasuka, utaratangira kumanura amasuka ngo uhinge. Muri make ugahinga ubuhinge bwawe ukabutangira hagati. Icya gatatu muri make icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu hari urubibi rwo hirya dutangiriyeho urwo gusorezaho narwo iyo uzi ko harenga nabwo uba utsinze. Ibyo ni ibintu bitatu umuntu ashaka gukora kuba atsinze. Ibintu bitatu noneho umuntu yakora akabona kategori ya F mu buryo bwo guhinga kandi byoroshye akabikora neza. Ukigera mu mashini ikintu cya mbere ukora ugomba kubanza kureba inyuma ukibuka kuzamura amasuka yawe mbere y'uko utangira kuri rwa rubibi nakweretse. Ukareba inyuma ukareba ko ya suka yawe ya gatatu yageze muri rwa rubibi rwawe, yahagera ukahagarara ukamanura amasuka yawe ukaza uri guhinga. Nanone ukagera kuri rwa rubibi nakweretse urimo basorezaho, ukibuka yuko niba uhageze ugomba guhagarara ukoroshya ku masuka, ugakura isuka ya mbere ikagera mu murongo ugahagarara, ugakura iya kabiri ikagera mu murongo ugahagarara, ugahita uzamura amasuka yose. Wamara kuzamura amasuka yose yenda umaze guhinga isuka ya mbere
usubirayo nanone ukagenda ugahinga isuka ya kabiri isoza ikizamini, ukabikora nk'ibya mbere nk'uko nabikubwiye. Wasoza kubikora byose ukibuka yuko amasuka ugomba kuyasiga hasi, ubanza gukuramo vitensi, warangiza ukamanura amasuka ugahita wisohokera. Nibyo ngibyo. Urakoze cyane kuri tica twigisha ino mashini no kuri kategori yo guhinga kategori ya F. Koresha iyi mashini yayo muri ishuri. Ni Mayange Driving School. Ikorera kuri site ya Bugesera. Site ya Bugesera. Ubwo umuntu wazakenera kategori ya F mu buryo bwo guhinga yayisanga hano. Abantu benshi bajya biyandikisha bakaza bazi ko fakultari yonyine ibaho. Oya, hari n'imashini ihinga iri mu kampani ya Mayange Driving School. Ikintu twari tugezeho ni ukudusobanurira, ni ukutwereka ibyiza by'imashini ihinga bitandukanye na fakultari, kugira ngo umuntu yumve nyine ko kuri fakultari wenda hari ukuntu bishobora kuba bimugora akaba yaza kwihingira. Ashobora no gutsindwa inshuro nyinshi kuri fakultari akaba atihinga, numvishe ko batagira iminota kandi yari yaratsinzwe n'iminota, bavuga ngo wakubise hasi imizigo cyangwa uteretse nabi. Hano ubwo niba umuntu yaba ahinze nabi, sinzi uburyo umuntu yaba atsinzwemo, watubwira ibyiza by'ingiyi. Kiza cy'imashini, ikintu cya mbere kiza cyayo ni uko nta gihe igira. Ugomba guhinga amasuka abiri nk'uko nabikweretse. Iyi nta minota bakubarira, uhinga amasuka abiri yawe nk'uko nabikweretse. Nta minota bakubarira. Kuri fakultari bakoresha iminota 7. Bakoresha iminota 7. Ariko iyi ngiyi yo no guhinga niba amara isaha upfa gutwara ubuhinge bwawe neza. Uhinga neza amasuka yawe. Nuhinge mu kw'abandi, nutangiriremo hagati ubuhinge. Nicyo cyiza cy'imashini nakubwira. Hari imashini zihinga zikoreshwa ikizami, bazi ko abantu bose bakora bazikora kuri fakultari. None twe tubonye wowe ufite imashini ihinga n'ikizami tubonye cyoroshye. Aderesi umuntu yakubona bafite nk'ikizami mu buryo bwo kukubaza uko bikorwa, uko ikizami giteye, uko ikizami cyishyuzwa, mu buryo yagusobanuza ibintu byose kugira ngo abone gufata kode aze no kuyikorera hano, wayitanga nta kibazo. Murakoze. Nimero ushaka kwiga imashini ihinga, nimero watubonaho 078 70 49 472 cyangwa se 079 83 51 44. Sawa, murakoze tica.